Hello beautiful people, iyi ni 1K show. Nkuko musanzwe mubimenyereye tubazanira udushya twinshi. Tuba tubafitiye K focus aho uyu munsi turi buganire ku buryo abantu bashobora gusaba mu rukundo mu buryo butandukanye. Turabizi yuko abantu bagenda bagira imiterere itandukanye, imitekerereze itandukanye. Twagiye tuganira n'abantu benshi batwereka uburyo babigenza. Mu UMURAGE CORNER kandi twaje kuganira n'umuhanzi ukora umuziki we hanze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yatuganije ku buzima bwe, umuziki ukawukora ndetse n'ukabona umuziki nyarwanda ndetse tubwirana byinshi ku buryo abibona hanze. Stay tuned, reka turebe. Nasanze mwiga mu kigo cy'abakobwa gusa mubona biboroheye buriya kwiga muri abakobwa gusa mubona biboroheye buriya muri siyo iyo mubona nta bahungu hari kuri mwebwe ubutekereza cyo bati turabakobwa gusa nta muhungu hari ubona bitabangamiye ku ruhande rumwe bisaba byakira bisaba kubyakira kandi nyine nago biba bibangamye kuko uba warahaje nyine uhakunze ikindi kandi biradufasha mu buryo bwo kwiga na kintu na kimwe kiba kikurangaza ikindi kandi mwese muba muri konsantre n'ikayi ubundi n'inshingano mufite kandi biba binakeye kubona twese dusa musana ntabwo hamwe ibikeye so free wow muri mukobwa gusa nta muhungu hari ko bise bituma numva sinakwibariza ikibazo ubu ngubu nk'umuntu aramutse agukunze umuhungu akakubwira nk'ijambo ko agukunda hanyuma ushobora kureactinga gute umusubiza nkawe namubwira merci Sposa ko mbikubwiye wabifata gute watusubiza merci cyangwa nawe yambye ati je t'aime aussi quand même I love you too cyangwa wowe watubati ngiye kubitekereza actually nakubwira yuko ngukunda muri Yesu Kristo haleluya Yes ngaye nguko murabyumviye ka twumve sister namubwira ngo arukomeze urukundo ni ikintu kitaboneka hose ariko urukundo ndi kuvuga ntago ari rwanda rwa Gute ni rwa rundi rumwe rwa Chéri Chouchou mon cœur mutima namubwira ko ntarageramo neza ntabwo urajyamo neza ndageramo neza aho ngaho buriya ntago waba twese ntabwo mbese umuhungu ari waramutse abikubwiye byo kunyakira byaterwa cyaterwa n'icyo bari byaterwa n'igihari ariko ubundi ibintu byose n'igihe cyabyo hari igihe umuntu aba ateganyijwe nyine cy'urukundo nyarugo rufatika hari n'ikindi gihe nyine biba bidakenewe rero iki ngiki kiri ku rugamba rw'ishuri ariko hari igihe umwe na bamwe babifatanya gusa kuzuza inshingano zimwe izindi zikarangira n'ibyo biba ari ngombwa cyane wasubye ko ushobora kumubwira ati urukundo rwo muri Kristo buriya hari uwo muri Satani ntabwo feto cyangwa tujya mu masengesho y'itatu kugira ngo baze musubize nabitekerezaho byaterwa nanjye nk'uko mwiyumvamo ariko kabona ntabwo wabeshya umuntu wenda wamugira inshuti ariko kumubwira uko utiyumva nabyo yaba ari ukumuburakinga ukuntu ntabwo wahita umusubiza ako kanya no kugenda akikosha wabanza ukicara ukabitekereza nk'uko yafashe umwanya wo kubitekereza akazabikubwira nawe ugafata umwanya wo kubitekerezaho uko uzamusubiza icyo uzamusubiza ikivuye ku mutima kandi kitavuye mu mutwe gusa buriya se iyo ugiye kubitekerezaho buriya nta gisubizo buri umuntu aba afite buriya igisubizo aragifite kuko hari ababipanga nanjye hano ntabwo noroshye mba narabipanze ku buryo niyo umutima ushobora kugira intege nke ariko kubera intego mba narihaye ntawapfa kwinjira ariko ubundi iyo umuntu akweretse nanone ko hari icyizere akugiriye cyangwa hari umwihariko akubonyemo ntabwo upfa guhita umukatira gutyo ubwire genda wowe ntabwo ngewe nakwemera umugendesha buhoro ukamwereka yuko ushobora kuhaba nk'uko
icyo yakubonye mushobora kukimuha mu bundi buryo kandi mutari ibyo ashaka si ngombwa ko icyo umuhungu agusabye ukicyemera nawe ako kanya ahubwo ushobora kumwereka ko mu byo ashaka nawe ari byo ushobora kumuha ariko hari ibindi adashobora kubona mpagaze imbere yawe uje kumbwira ijambo ari njye uje kukubwira donc ndi wa muhungu nyine ndahana imbere yawe bigenda bite ndaza ubundi nkakusmayilinga ok ubundi kakubwira nyine si je tombe amoureux nyine nahita ngusubiza uko nabitekereje nakubwiye ko biragoye reka turebe noneho nimba nari ntegereje ko ndi bubone amarira amanuka reka turebe nakwegera buhoro buhoro gutyo uri kwegera gutyo nakwegera nkakubwira ati hari ikintu cyari kindemerera mu mutima nifuza gusangira nawe mbaye ntufate nabi gusa umbwira igisubizo cyawe cyangwa ufate igihe cyawe ugitekereza nagize gutya nicaye numva umutima uragukunze mubajije nawe urambwira ati nuko nagize ndavuga ati ntabwo napfa kubikubwira no uko nguko kambanze nzabiverifiye ndebe nimba koko amena ngukunda so nararebye nsanga ari ukuri ni ukuri uri umusore mwiza nkunda ukuntu witwara nkunda ukuntu utekereza nkunda ukuntu uvuga ibirenze byo nkunda ukuntu ntwara yewe ikintu cya mbere nkora ndaseka iyo umuntu abonye ko ari inkuru nziza nzanye ngenda aseka azaseka urabizi tumaranye igihe urabizi si ubizi dusanzwe tuziranye turaziranye mu bahungu bose bambereye icyitegererezo nasanze muri babandi bose nabonye ari wowe wenyine umutima wanjye washimye sinzi uko ubifata gusa ariko nawe ndabizi ko hari ukundi mbona desije yawe ndayubaha ariko icyari kiri mu mutima wanjye ashaka kukikubwira naragukunze kandi bibaye byiza twakunda kuko mbona tunaberanye ndamutse mukunze atabimbwira atabikubwiye ushaka wakunze wamubwira gute wabyitwaramo njye nta kintu namubwira wapfiramo tu napfiramo tu ubu ntabwo wabwiye umuhungu kumukunda usereze wa ubu ntabwo wamubwira wakunze umuhungu byaba kugendekera bite nta kintu mfite namubwira koze ugendekeye nuko twe twabizwe cyangwa ukuntu twabaye uba wumva ko kubwira umuhungu ko umukunda ari ishyari mbahita bitewe n'umutima w'umuntu ushobora kuwumva ko babimubwira ariko wowe ntabashe kuba babimubwira ukurikije uko wiyumva nuko wagiye utozwa uko wiyumva nuko utozwa alexeho hashabiye ko mbyumva ushobora kutabimubwira nk'uko bagenzi banjye babivuze ushobora kutabimubwira ariko iyo actions bikabimubwira bitewe n'ibyo ukora bitewe n'uko uvuga bitewe n'uko just ibintu byose ugenda ukora ukapuruvinga so we yagivinga up akabikubwira then show up ariko nk'uko tubizi ko tugenda tuvuga impamvu bagenda gusubiza gutya nuko mu Rwanda akenshi turacyifitemo nko tradition yacu umuco tuzi ko umukobwa agomba kuba ari umwari utuje mbere tuzi yuko bazaga bamutwaraga so natwe tugendera kuri nubwo tugera ku iterambere ariko dukurikiza umuco ntabwo tujya kure cyane simvuze ngo kubwira umuhungu umukundano uvuye ku muco buri wese afite uko agenda n'uko yatekereza n'uko yavuga ariko ibikorwa byawe byonyine bishobora kubwira umuntu icyo akeneye cyangwa icyo ashaka cyangwa ukabipuruvinga ubyumva ukabimwereka neza akaba yamenya koko umukunda Chelsea disons ko muhagaze imbere wenda wakunze umuntu ubu ntabwo ushobora kubimbwira napfiramo ariko Alexis nakomeje kumvuga ari ikintu cy'umuco wego ntabwo bisanzwe bimenyerewe ariko nk'ubu ngubu wakunze muhagaze imbere ugomba kumbwira ijambo ubu ntabwo wambwira ijambo nk'ute ijambo ati nyamuneka wa muhungu narakukunze turiko tubyenze
Actually njyewe uko mbizi ntago nabikubwira ntago nabwira ngo naragukunze wamugoye biki gusa ashobora kukubwira nk'ijambo cyangwa ashobora no kutabikubwira just ariko wenda my actions n'ukuntu nifata n'ukuntu wowe ukabibonamo ariko nta kintu nkubwira nawe nuko nkurumva uri kumenyana n'abashiki bacu se mwese murantsembye neza ati umuco wacu ntabwo twemera ko umukobwa ashobora kubwira umuhungu ko amukunda nk'uko tubizi n'umuco wacu ukurikije umuco wacu aho kugira ngo tuwutererane kandi urabona turi kugira ngo dutere imbere hari ukuntu ubona hanze bitewe n'imyifatire n'imico ukabona bari gutera imbere cyane ariko bakibagirwa umuco wacu ntabwo ari ngombwa tuwibagirwa ushobora gukora action zigatuma abona ko umukunda koko zigatuma abona ko hari icyo umukeneyeho ariko bitavuga ngo uragenda imbere umwerere ndagukunda kandi ndabona atari byiza tugomba gukurikiza umuco wacu abo rero n'abanyeshuri bo muri Gute na Matutina barakoze cyane ku byo batuganirije reka tubashimire biramutse bibaye ngombwa sibyo kusaba umukobwa urukundo kandi wamukunze nta mundi buryo ufite wenda muzongera nko kubonana kugira ngo ubimubwire urumva yuko it's a do or die thing wabigenza gute njye rwose ntabwo nkunda mu mayira ndabikubwira kuko iyo uvuga ati tugiye kubanza mwegereze buhoro buhoro ukazayumvira haciyemo igihe arakubaza ati ese igihe cyose twamaranye nibwo wabona ko ndi mwiza ngaho bimwereke rero dufate example ye umubwire ko umukunda urabona rwose ntabwo tumaranye iminsi myinshi ni mike ariko nsigaye nkubona nkumva ku mutima iyo nkubonye numva ku mutima ari hasukutse mukushi yari lihita bivaho rwose numva ngukunze pe none urifuza iki ndifuza ko inshuti ko nakugira inshuti nyine muri urwo rwego ukaba girlfriend wanjye nyine utaha uzaze nzavuga igisubizo ubu ngubu rwose nibwo wabimbwira nanjye kajya kwitekerezaho nzavuga igisubizo hari ujya kubaza nyine ntabwo ibi byose ntabwo ari uguhubuka ni ukwitonda umuntu akabyigaho then agatanga igisubizo uko karara ubwo nyine ntacyo igihe ukiri gutekereza ku gisubizo ujya ukareba ukihumuriza ubwo umunsi w'igisubizo nzaguha kandi thank you ajya muhamagara kuri phone tukavugana nkamuhereza udukeya nyine nkamubaza uko yiriwe ameze nyine kugira ngo urukundo rukomeze neza twishimane natwereke example ako kantu kameze byo turashaka kukumva uko wabigenza nyine nambwiye chérie alors je t'aime beaucoup bigahita birangira iminsi tumaranye urabona ari kwishimira umunsi ugeze ku Manasham. So simple and so romantic. Wabemere se umuntu ukubwiye gutya cyangwa abakobwa dukunda amagambo menshi. Gute nkundira iki ya hari inkunda nyinshi my god sirantunguye ndagerageza igisubizo next week yarangije no kuwa tariki wowe kugira ngo ubimbwire hari icyo byagutwara time yawe nanjye y'umusatsi siko byantwaye kwezi wowe kagiye gutwara cyane ko ntwara bibiri ntawamenye kandi mbiye next week okay ndagira someday wumva we umukobwa gusaba urukundo byaba byiza aramutse abivuze umukobwa cyangwa ubona ibiri effective ari uko wenda wamwereka mu marenga ukamucira amarenga nyine mbona umukobwa kubwira umuhungu ko ukunda umukobwa kubwira umuhungu ko umukunda ni ibintu nyine bidasona neza bikurenze nta mbese mu impossible zose ntazi nyine wakoresha amarenga Nakora ko usanga abantu benshi impamvu twaganiye kuri iyi nsanganyamatsiko ntago bumva neza impamvu umukobwa yakisabira urukundo kandi si mu Rwanda gusa ni ahantu hose kubumva yuko umukobwa ashobora kuba yajyana umuhungu kuri dine wenda yewe
n'umuhungu ahita avuga ati uno mukobwa Innocent ni benshi bamujyanye nusa tuhe experience yo kuri dina y'umukobwa wakujyanye. Bo biterwa n'umukobwa nkuko turi abanyarwanda n'abanyarwanda benshi baratandukanye. Tandukanye na Moise, tandukanye na Are, tandukanye nawe. Ni benshi batandukanye. Gusa nkuko nyine babwira umukobwa ashobora kubwira ndagukunda. No mu Rwanda birahaba bikaba nko mu Buhinde, umuhinde ni mu bakobwa nibo bakwa. Abako nanjye ntegereje uzaza kunkwa. Ariko wewe bakujyanye kuri dina baragusohokana abakobwa nyine bamwe na bamwe bakagukwisabira urukundo. Bo just hargiye umuntu avuga ati reka dutemberane. Mugatangira gutemberana ko nyuma akakubwira ko nubwo byatangiye gutyo ariko ko ndagukunda. Just nawe yubonye ko afite bya bintu ugenderaho kugira nawe ukunda umukobwa nawe arambwira ati ndagukunda. Mwarebaga 1K show rero hano turi ni Maison de Jeunes i Gisenyi ku mazi i Rubavu tuganira ku nsanganyamatsiko twababwiye. Stay tuned on 1K show. $1K in my pocket. So how we gonna do this? Yes, ni 1K show nongeye kugarukana nayo buri munsi yombonye ututekereza ko mbana bazaniye ibintu byinshi. Of course niko biba bimeze ni bitu bya propre sana niko bakunda kuvuga benshi cyane. So no murage ko no nongeye kugarukana nawo uyu munsi nkaba ndi kumwe n'umuje n'umwe cyangwa se umunyarwanda wibereye ayo hakurya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yes, uzwi cyane nka Kayonga Dennis Muganza, abenshi bazi kwizina cyane cyangwa se ry'ubustari akoresha cyane no mu buhanzi bwe ni Darkecy. Uyu musore rero nkuko nakomeje babwira uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yaratuganiriye byinshi bigiye bitandukanye, itandukaniro hagati ya music yo mu Rwanda niyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turi ko ari naho akorera umuziki wiwe, imbogamizi cyangwa se ibyo agenda ahura nabyo muraza kubyumva no murabikora. Nitwa Kayonga Dennis Muganza, nkaba ndi umunyeshuri, nkaba niga muri Amerika muri kaminuza, ariko nkaba ndi n'umuhanzi, akaba ari nabyo niga, nkaba niga umuziki na industry y'umuziki. Nashatse kujya hanze kubera ko nyine ugereranyije ukareba umuziki nyarwanda n'umuziki w'abanyamerika uteye imbere n'uw'abanyamerika. Rero kubera iyo mpamvu numvise byaba byiza ko najyayo kandi nagize Imana ngira ubushobozi bwo kugerayo. Akaba ari byo niga kandi nkaba ndimo kugenda menya abantu kandi namenyekana. Natangiye show y'umuntu witwa Big Sean, nawe natangiye show ya Asher Roth, Kid Denk na T-Pain, ariko umuhanzi nawe nabonye na Jay-Z ndi muri ascenseur ndamubona kubera ko nakoraga mu nzu ya Rock Nation. Ariko umuhanzi nyamwashimishije cyane ni Swiss Beats kubera ko nashoboye kumubaza ibibazo bike, ndamubaza ngo umuziki wo muri Afurika urumva uri kujya he, arambwira ngo urimo kuza, ngo ni inshuti ya Wizkid, ni inshuti ya Black Coffee. Aranambwira ngo namubajije niba ashobora kunsayininga, aranseka nyine, ariko nibura ajya kuri Twitter aramfollowinga, so ejo bundi ntiwamenya. Ni ikibazo cyiza. Urebye si ngombwa kujya hanze kugira ngo umuntu amenyekane. Hari n'abahanzi benshi bo muri Afurika ahubwo abantu bamenye batagombye no gusohoka, ariko hanze hari opportunities nyinshi, hari chance nyinshi zo kuba washobora kumenyekana cyangwa no gukora ibintu cyane cyane muri ino industry, kubera ko ho bafite ushobora kubona amafaranga menshi yumvikana. Ariko mu Rwanda nyine ni kubera ko hanze economy yabo irakomeye kuruta iyacu, niho nyine hari akazi kenshi kandi niho biba bishoboka ngo nyine umuntu buriya no kuba umiliyoneri mu madolari niho biba bishoboka cyane kuruta inaha. Ariko ntibivuze ko n'inaha ko umuntu atabikora, kandi cyane cyane muri ino minsi muri globalization ukabona ko isi yose itangiye kumera kimwe, umuntu byose yashobora kubikora aho ariho hose. Ariko icyo nabonye njyewe kandi icyo nababwira ni uko ukuntu atwereka Amerika ntabwo ariko hameze. Nagize New York City ngira ngo nzabona amazu meza n'ahantu hasa neza, nanjye mfite amafaranga, ariko nagezeyo mbona amafaranga yanjye ntabwo ari menshi cyane nk'abantu batuye hari, ariko hari n'abandi
batagira n'aho baba. Ibaze kuba uri mu mbeho ukaba wicaye hanze ukabona hari n'ahantu hanuka ukabona imbeba muri train station. Rero mujye mubanza namwe mushima aho muri kwa ko naho muri waba ushoboye gukora ikintu cyiza. Umuco w'abantu muri bihugu nk'abatandukanye natwe cyane kandi ntabwo bigaragara cyane, ariko nibuka ikintu cya mbere cyanangaje narimo ndagenda mbona chocolate imeze neza, ntabwo wari wayifunguye iri hasi. Hano umuntu wese iyo ubonye chocolate iri hasi nyine imeze neza arayitoragura akayirya, ariko hariya ngira ngo nari guhaga simbizi, abantu bose bayicaga wongene bafite isoni no kuyifata. N'ikindi nabonye iyo ugiye hari ugafata umuntu gutya ukamuvugisha umukoraho cyane cyane bigera ahantu akumva birimo kumujena nyine ntabwo ari ibintu ashaka gukora. Ariko nyine nanone tumeze kimwe mu buryo bwinshi, nabo ibintu bisetsa birabasetsa, ariko nyine hari utuntu dutoya ugumye kwitondera nyine. Nk'igihugu cyawe ntabwo ushobora kukivuga nabi, ariko nyine babireba nabi, ariko natwe ni uko iyo uvuze u Rwanda nabi umuntu akureba nabi. Imbwa y'abantu bose ngo nuka mu Rwanda itavuga ngo like Hotel Rwanda nkaya filime. Rero nkababwira ngo ntabwo u Rwanda rumeze nka Hotel Rwanda, ahubwo Hotel Rwanda niyo imeze nk'u Rwanda. Igihugu cyane ni igihugu, filime yanyu ni filime yanyu, sibyo? Ariko nyine abantu benshi baba batekereza ibintu byabaye muri jenoside, ariko ni nayo mpamvu njye ngunda gukora umuziki kugira ngo uzabereke nyine irindi sura. Nakoze documentary umwaka ushize ngo nagarutse mu Rwanda, documentary yitwa Boy from Rwanda, kandi parts nyinshi ziri mu Rwanda nyine kugira ngo bagenzi banjye bariya n'abafana banjye mfite hariya bazabone nibura ku Rwanda ko turutuyemo kandi ko tumeze neza kandi ko twishimye ko natwe. Izina ryanjye ry'ubuhanzi ni Darkecy, nabonye kuririmba indirimbo yitwa City on my back, bivuze umujyi ku mugongo wanjye. Kandi hano mfite Angelle Mutoni, nawe ni umuhanzikazi kandi akaba agiye kumfasha. I got the city on my back, the city on my back, and I've been too busy dreaming. There's no time to take a nap. My people holla at me, where you been, where you at? I'll never leave my town, I hold it down. It's on my back. I got the city on my back, the city on my back, and I've been too busy dreaming. There's no time to take a nap. My people holla at me, where you been, where you at? I'll never leave my town, I hold it down. It's on my back. Where? I must be that Kigali, I must be that cool kid who really likes to party. The chari honda harinda humeka ngaje polling wanore singu mustari ereganje ndu mustari. Black like Lupita, we are about to get married. Lupita told me that all of my dreams are valid, so every day I get up like I swear I'm about to get it, cause the way the world is set up is upsetting. So I got the city on my back, the city on my back, and I've been too busy dreaming. There's no time to take a nap. My people holla at me, where you been, where you at? I'll never leave my town, I hold it down, it's on my back. I got the city on my back, the city on my back, and I've been too busy dreaming. There's no time to take a nap. My people holla at me, where you been, where you at? I'll never leave my town, I hold it down, it's on my back. Where? I must be Nyarutarama, I must be that persona who they digging like a farmer. Wasanga ndichachana chichirara bose banga chijikara jihorana n'abana bo mu mahanga. Black like Obama, Michelle KGL. My people told me fishes bite like piranhas, but then the old me rocked with niggas round the corner. I guess I still wanna like some, and I got the city on my back, the city on my back, and I've been too busy dreaming. There's no time to take a nap. My people holla at me, where you been, where you at? I'll never leave my town, I hold it down, it's on my back. I got the city on my back, the city on my back, and I've been too busy dreaming. There's no time to take a nap. My people holla at me, where you been, where you at? I'll never leave my town, I hold it down, it's on my back. City on my back, city on my back, back.
byose nizere ko byabashimishije cyangwa se mwiyumviye ubusobanuro bwinshi amaze gutanga uno mujene abana b'amatrades nyine bageze muri Amerika nyine ngo rukuntu bitabigenda bikagenda neza cyane tuzamubaza ubutaha nimba koko dread aribyo bituma umuntu aba umuhanzi cyane dore ko abantu iyo bamaze kuba abahanzi bagenda bahinduka mukuru. Anyway ikiganiro ni 1K mwari kumwe na Febayo 007 Nuko mwagiye mu bintu rero twaganiriye n'abantu bagiye batwereka uburyo bwinshi bw'uburyo basaba mu rukundo bimwe byaranantangaje mu by'ukuri UMURAGE CORNER Darkecy yatuganije byinshi nkuko mwabyiboneye namwe reka dushimire team yose iba yatugejejeho iyi show nziza kugira ngo tubaganirize bimwe mu bintu dukunze kubona hirya no hino ndetse tunabagezaho ikiganiro kiryoshye mwari kumwe nanjye Jamila muri 1K show muri America to be specific. Cause I got 1K in my pocket, 1K in my pocket, so I grind, no I don't stop it, hey, 1K in my pocket, hey what's up, put in your socket, what, 1K in my pocket, je fiti jihumbi, kandi fiti ngweto, zuzuye wivumbi, but all I got is 1K in my pocket, hey, 1K in my pocket, hey, 1K. Just don't worry, I can edit. That's the best part about it. If it sucks, I'm gonna throw it out. Jewe nakoze live rero kuri najya kubicyuya pana gutya papi mushobari buhoro ariko ndi live. No, but before. Give 5 minutes. 5 minutes. It's coming.